Habwa umugisha n'Imana wowe udukurikiye muri aka kanya. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iri mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, tugushimiye urukundo rwawe n'amahoro yawe. Tugiye kwiga ibyanditswe byera, byezesha imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Dutangiye Matayo ibice 7 umurongo wa mbere, kutigira umucamanza w'abandi. Ntimukihe gucira abandi imanza namwe mutazazicirwa, kuko muzacirwa imanza ukurikije uko mwaziciriye abandi. Akebo mugeramo niko namwe muzagerwamo. Kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ariko ukirengagiza umugogo uri mu ryawe? Washobora ute kubwira mugenzi wawe uti reka ngutokore agatotsi kakuri mu jisho, kandi nawe ufite umugogo mu ryawe? Wandyarya we, banza witokore umugogo uri mu jisho, bityo ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Ibyeguriwe Imana ntimukabijugunyire imbwa, kugira ngo zitazabahindukirira zikabatanyagura. Byongeye kandi, amasaro yanyu y'agahebuzo ntimukayate imbere y'ingurube, kugira ngo zitayaribata. Kwambaza Data uri mu ijuru. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi n'ukomanze niwe ukingurirwa. Ninde muri mwe waha umwana w'ibuye igihe amusabye umugati, cyangwa akamuha inzoka igihe amusabye ifi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, se uri mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose namwe muba ari byo mubagirira. Ibyo ni byo bibumbye amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ihogera bijyana abantu kurimbuka, kandi abayinyuramo ni benshi. Naho irembo ry'imatanwa ni inzira ifunganye, nibyo bigeza ku bugingo buhoraho, kandi abayinyuramo ni bake. 15 Igiti n'imbuto zacyo. Mwirinde abahanura b'inyoma, baza babasanga bigize nk'intama, ariko imbere muri bo ari impyisi z'ibirura. Muzababwirwa n'imigirire yabo, nk'uko igiti mukibwirwa n'imbuto zacyo. Mbese hari uwasoroma imbuto z'umuzabibu mu butobotobo, cyangwa iz'umutini ku bitovu? Nuko rero igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema bakagitwika. Ni nako aba bahanura b'inyoma muzababwirwa n'imigirire yabo. Abatazemerwa mu bwami bw'ijuru. 21 Abahora bamamagara ngo Nyagasani, Nyagasani, si bo bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka bonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati, Nyagasani, Nyagasani, mbese ntitwanuraga mu izina ryawe? Ese ntitwamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe? Mbese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Abubatsi 2 Matayo 7:24. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza, yagereranywa n'umuntu uzi ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa, kuko yubatse ku rutare. Naho umuntu wese wumva aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, yagereranywa n'umuntu w'igicucu wubatse inzu ye ku musenyi. Maze imvura iragwa, imigezi irahuha, umuyaga urahuha, byose bikoranira kuri iyo nzu, ihita igwa, soko kugwa irarindimuka. Ubushobozi bwa Yesu. 28 Yesu amaze kuvuga ibyo byose, imbaga y'abantu bari aho batangazwa cyane n'imyigishirize ye, kuko atigishaga nk'abigishamategeko babo, ahubwo yabigishaga nk'ufite ubushobozi. Amen. Data uri mu ijuru abane namwe, mwebwe mwumvishe aya magambo. Ntimukihe gucira abandi imanza namwe mutazazicirwa. Mwebwe muca imanza murabujijwe, mujye muca imanza mukurikije ukuri.
naho nimuca imanza mudakurikije ukuri muzagibwaho n'urubanza. Kandi nimuhamya umuntu ibyaha namwe muzabihamya. Nimuvuga ngo uyu muntu ntacirweho iteka namwe muzaricirwaho. Imanza muca namwe nizo muzacibwa. Nimuca imanza mbi namwe muzacirwa mbi, nimuca imanza nziza namwe muzacirwa nziza. Nimutabara abandi namwe muzatabarwa, nimubabarire abandi namwe muzababarirwa. Akebo kajya iwamugarura. Akebo mugererwamo niko namwe muzagererwamo. Ujye ushakisha agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ariko ukirengagiza umugogo uri mu ryawe. Wandyarya we, banza witokora umugogo ukuri mu jisho bityo ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Ibyegure by'Imana ntimukabijugunyire imbwa kugira ngo zitazabahindukira zikabatanyagura. Byongeye kandi amaraso yanyu y'agahebuzo ntimukayate imbere y'ingurube kugira ngo zitayaribata. Musebe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi n'ukomanze niwe ukingurirwa. Ninde muri mwe waha umwana w'ibuye igihe amusabye umugati, cyangwa akamuha inzoka igihe amusabye ifi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, se uri mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Ibyo mwifuza kandi babagira byose namwe muba ari byo mubagirira, ibyo ni byo bibumbye amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Amasomero mu Cyongereza mu murongo wa 12, 7:12. Turasoma mu izina rya Yesu. Matthew 7 chapter line 12. Dusome mu izina rya Yesu. Cumi na kabiri. All those things then which you would have men to do you, even so do you to them, because this is the law and the prophets. Ibyo mushaka abantu bagira namwe mubibagirire, ayo ni amategeko n'ibyahanuwe. Tuba dukoresha telefone. Wowe ikintu cyose ushaka ko bakugirira, genda ubigirire abandi, maze uzaba usoje gukiranuka kose. Irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni ahantu umuntu aca yihata. Iridafunganye akaca yihuta. Aho hantu abantu banyura bihuta rero bikemera. Nta Kristo uhari. Kristo ari ahantu bigoranye. Ibyo ngibyo nava ngo si twabyizera, nibyo birimo Kristo. Na ibyo ngibyo abantu bizera birukanka, nta Kristo urimo. Ntabwo ari mu nsengero zubatswe n'abantu. Biba bisengero binini mubona biteye ubwoba by'itangaza. Ntabwo ariho Kristo aherereye. Kristo ari ahantu haciye bugufi, handi utakeka. Aho aba ariho mushakira Kristo. Kristo ari mu ijambo. Kristo niwe jambo. Mukunde ijambo muzamukunze Kristo. Mukunde Kristo kuko ari mu ijambo.
ijambo niryo butumwa bwiza, ni naryo ritumenyesha Kristo uwo ari we. Ababwira ngo ari hano ari aha, barabashutse. Kristo ari mu ijambo. Igiti n'imbuto zacyo. Mwirinde abahanura b'inyuma baza babasanga bigize nk'intama, ariko imbere muri bo ari impyisi z'ibirura. Muzabwirwa n'imigirire yabo nk'uko igiti mukibwirwa n'imbuto zacyo. Mbese hari uwasoroma imbuto z'umuzabibu ku mutobotobo, cyangwa iz'umutini ku gitovu? Nuko rero igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Muzajye mucunga abo bahanuzi. Ni byiza ko babahanurira, mubacunge. Mucunge uko bitwara mu mudugudu, mubacunge muri sosiyete, mucunge uko yitwara ku rusengero, umucunge uko yitwara mu rugo rwe, umucunge uko yitwara ari hamwe n'uwo bashakanye. Nubona imirimo ye ari myiza, uzayere ko wemera ibyo yaguhanuriye n'ibyo aguhanurira. Nusanga imirimo ye atari myiza, uzamenye ko ari guhanura ibinyoma. Izaba atari Imana iri kumukoreramo, ahubwo azaba ari Satani. Abatazemerwa mu bwami bw'ijuru. Abahora bahamagara ngo Nyagasani Nyagasani, siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse abakora ibyo Data uri mu ijuru ashaka bonyine. Ibyo Data wo mu ijuru ashaka, mwemere Kristo ko ari umwami n'umukiza, mwemere ijambo rye ko ari ukuri, murigenderemo, mukore ibyo ijambo rivuga. Ni ibyo byonyine uzaba uri gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Naho kwirukana abadayimoni no gusenga kenshi no guhora mu butayu kenshi, nta nzira n'imwe yatuma ujya mu ijuru. Ndaberuriye. Abubatsi babiri. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza, yagereranywa n'umuntu uzi ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. Maze imvura iragwa, imigezi iruzura, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa kuko yubatse ku rutare. Mwubake ku ijambo, ntimwubake ku ki? Ku bapasitoro banyu. Uba umukristo kubera ijambo ry'Imana wumvishe, n'uwo umukristo kubera umuhanuzi wahanuye, cyangwa kuko pasiteri abwiriza neza. Ahubwo we umukristo kuko wumvishe ijambo ry'Imana ukaryizera mu mutima wawe unyuzwe. Ubushobozi bwa Yesu ntiyigishije nk'abantu, twigisha nk'abambaye inyama n'amaraso, ariko Yesu yigishije nk'uwambaye umwuka wera, kuko yari Imana. Twese turabizi. Urakoze, icyubahiro ni icyawe Kristo. Ubwami ni ubwawe no gukiranuka. Ibyacu byose ni ibyawe, kuko uri umugenga wabyo. Urakoze mwami Yesu. Fasha uri kunyumva muri aka kanya wese, umugirire ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.